urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB cyangwa se Office Rwanda de la Gouvernance cyangwa se Rwanda Governance Board rumaze gusubiza ababishop batandatu bari banditse n'ubundi mwibaruwa twari twagarutseho bandikiye Apotre Gitwaza Paul umuyobozi wa Authentic Words Ministry Zion Temple Celebration Center gira icyo ruvuga kwihagarikwa ryari ryabaye ku mwanya wo kuba umuyobozi w'iyi Authentic World Ministries cyangwa se Zion Temple Celebration Center. So rero ni ibaruwa dufitiye kopi yagiye hanze cyangwa se yabaye printed out cyangwa se yasinyweho ku munsi w'ejo tariki 18 ukwezi kwa 2022 ifite reference number nimero 338 akarongo RGB akarongo CO akarongo 2022. Ngira ngo ni ibaruwa n'ubundi yagenewe ababishop batandatu bari banditse n'ubundi basaba umuyobozi wa Zion Temple ko yabavuye ku mwanya cyangwa se yakwegura cyangwa se yava ku mwanya nyine nyirizina nyuma y'ibyo bari bamushinje bigiye bitandukanye twagarutseho ku nkuru yacu ya mbere cyangwa se mu biganiro biheruka. Bishop rero Claude Jessa urangaje abandi, Bishop Dieudonné Vuningoma, Bishop Pierre Kaberuka, Bishop Richard Muya, Bishop Charles Mudakikwa ndetse na Bishop Paul Daniel, aba bose basubijwe n'urwego ngenzura imiyoborere arirwo RGB basubizwa ku ibaruwa n'ubundi bari banditse ku itariki 14 ukwezi kwa 2022. Ngira ngo umuyobozi w'uru rwego ariwe Dr. Yusta Kayitesi yanditse n'ubundi bisa nkaho yandika mu izina rye ati nshingiye ku ibaruwa yanyu yo kuwa 14 Gashyantare 2022 mwandikiye Apostle Gitwaza Paul umuyobozi wa Authentic World Ministries Zion Temple Celebration Center mumenyesha ko mumukuye kuri uwo mwanya mukagenera RGB copy nshingiye ku ibaruwa Authentic World Ministries cyangwa se Zion Temple Celebration Center yo kuwa 15 Gashyantare 2022 yandikiye polisi y'igihugu ishami rya Kicukiro igaragaza ikibazo cy'uko mushaka guteza umutekano muke mu itorero nshingiye ku ngingo ya 5 igika cya 10 y'itegeko nimero 56 akarongo kaberamye 2016 ryo kuwa 16 Ukuboza 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rikanagena inshingano imitunganyirize n'imikorere byarwo nshingiye kandi ku ngingo ya 19 y'itegeko nimero 72 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 31 Kanama 2018 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere nshingiye nanone kukuba amategeko shingiro ya Authentic World Ministries Zion Temple Celebration Center yarahujwe n'itegeko nimero 72 akarongo kaberamye 2018 rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere bagahabwa compliance certificate kuwa 23 Kamena 2019
ayo mategeko shingiro akaba ateganya inzego z'imiyoborere z'umuryango n'ububasha bwazo mu rwego rwo kubungabunga iyubahirizwa ry'amahame y'imiyoborere myiza nk'uko RGB ibiherwa ububasha n'amategeko. Ndabamenyesha ko icyambere, icyemezo mwafashe nta shingiro gifite kuko mutari inteko rusange ari rwo rwego rw'umuryango rufite ububasha bwo gufata icyo cyemezo. Icya kabiri, ni hatari, mugomba guhagarika ibikorwa byo kwihesha ububasha mudafite n'ibindi byose bishobora guteza umutekano muke mu banyamuryango n'abakristo ba Authentic Word Ministries Zion Temple Celebration Center. Turasaba inzego zibishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko zigenewe kopi y'iyi baruwa gukurikirana no kugenzura ko nta bikorwa bihungabanya ituze mu muryango wa Authentic Word Ministries Zion Temple Celebration Center. Mugire amahoro. Umukuru w'urwego Dr. Yusta Kayitesi niwe washyize umukono kuri iri tangazo cyangwa se kuri iyi baruwa, n'ubundi nayo ikaba yahawe kopi nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ikaba yahawe kopi kandi nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, bwana Minisitiri w'Ubutabera n'Intumwa Nkuru ya Leta, bwana Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, umuyobozi mukuru wa Polisi y'Igihugu, umunyabanga mukuru wa RIB Rwanda Inter-Religious Cancer Alliance Evangelique au Rwanda, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro uhagarariye Authentic Word Ministries Zion Temple Celebration Center. Abo bose bahawe kopi y'iyi baruwa yashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru w'urwego rugenzura imiyoborere hano mu Rwanda mu rwego rw'igihugu ari rwo RGB. Hanyuma rero ngira ngo nk'uko mubyumva kudeta cyangwa se ihirikwa ryapanzwe n'ababishopu batandatu bagiye guhirika uwitwa Apostle Gitwaza Paul, risa nk'iriburijwemo n'uru rwego. Nabonye hari abagiye batebya cyane kuri za Twitter bati mu ijuru mu gihe bataragira icyo babivugaho, mu gihe bataravuga umwanzuro RGB yo iburijemo kudeta. Ni byiza cyane, wenda ku ruhande rumwe nawe ufite uko byakiriye nahanyu ho kuduha commentaire, twebwe icyo tubagezaho na makuru mukatubwira uko mubyumva munyuze aho comment zagenewe zica. Hanyuma rero reka tubashimire abadukurikiye, ababanye natwe, abakunzi ba Jaras Official TV, abakunzi bacu rwose, twizere ko aho muherereye mubashe kumenya uko ikibazo kirangiye, uko ibya Zion Temple bihagaze kuri iyi saha. Buriya iyo ibintu byajemo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere akenshi twizera ko biba bigiye gukemuka. So rero ngira ngo abarimo Bishop Claude Jessa, Bishop Dieudonné Vuningoma, Bishop Pierre Kaberuka, Bishop Richard Muya, Bishop Charles Mudakikwa, Bishop Paul Daniel n'abandi bose bari bafite uko bumva ibingibi barasubijwe. Ni nyuma yuko aba bishop bari banditse bavuga ko nyuma yo gusuzuma uburyo uyu Apotre Gitwaza ngo yitwara,
harimo ngo ubwibone, harimo ibyo bisa amacakubiri n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bari bashyizeho babigira nk'impamvu zigomba kumukura ku buyobozi, zose ziteshejwe agaciro na RGB. So rero namwe muragira icyo mutubwira kuri iyi baruwa nayo yamaze kujya hanze rwose, iherekejwe n'ibirango ndetse na adresse za RGB kugira ngo waba afite ikibazo buriya abashe kuba yanakibaza. So rero ni ibyo ngibyo, ntabwo ndi butinde cyane, nari ndi kugira ngo mbabwire umwanzuro cyangwa se icyo leta yakoze kugira ngo iburizemo kudeta cyangwa se umugambi wo guhirika Paul Gitwaza, uwo benshi bita Dadi ariko tuzi nka Apotre, kubera ko ariyo title kugeza ubu ngubu akoresha. Apotre Dr Gitwaza Paul kugeza iyi saha rero urumva ko yikuye mu maboko ya bishop batandatu abifashijwemo na RGB. Ubwo ni amahoro, ibisigaye tuzagenda tubakurikiranira tumenya uko byifashe. Mukore subscribe, share na likes ku nkuru tugenda tubagezaho. Comment ni ingenzi. Murakoze naho ubutaha.